twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagawe n'Ubutatu Butagatifu kuri iki cyumweru. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza ubwo igiye gutwibutsa amateka yo gucungurwa kwacu kuri iki cyumweru cy'Ubutatu Butagatifu tariki 12 Kamena 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cy'Imigani umutwe wa 8 22 kugeza kwa 31. Nimwumve iby'ubuhanga butangaza. Uhoraho ninge yahereyeho arema, mbanziriza ibindi yahanze byose. Nimiswe kuva kera na kare, kuva mu ntangiriro y'uko isi ibaho. Igihe amazi magari yari atarabaho n'amasoko adudubiza atararemwa, nge nari naravutse. Igihe imisozi n'utununga byari bitarashingwa, nge naravutse. Nariho mbere yuko arema isi hamwe n'ubutaka n'ibigize byose. Igihe yahangaga ijuru agaca uruziga rw'ikirere hejuru y'amazi magari, nari mpari. Igihe yakoranyaga ibicu byo mu kirere n'amasoko munsi y'isi akuzura amazi, igihe yategekaga inyanja kutarenga inkombe yayo, akanatera imbago z'urugabano rw'isi, ubwo nari ruhande rwe nk'umwana ukunzwe, ngahora mushimisha buri munsi, simpweme kumukina imbere no kwisanzura kw'isi ye, kandi nezezwa no kuba mu bantu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 8. Uhoraho umutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Iyo nitegereje ijuru ryaremwe n'ibiganza byawe, nkareba uko zinyenyeri uhatendetse, nibaza nti umuntu ni iki kugira ngo ube wamwibuka, mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwitaho. Rwose habuze gato ngo umunganye n'Imana, umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga, umugira umwami w'ibyo yaremye, umwegura byose ngo abitegeke. Amatungo yose, amaremare n'amagufi, ndetse n'inyamaswa zo mu gasozi, inyoni zo mu kirere n'amafi yo mu nyanja, hamwe n'ibyogoga mu mazi byose. Uhoraho umutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Isomo rya kabiri niryo mwara Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Bavandimwe, ubwo rero twagizwe intungane n'ukwemera, dufite amahoro ku Mana muri Yezu Kristo umwami wacu. Kubwe twashyikiriye mu kwemera iyi neza tuganjemo, none twiratira gutekereza ikuzo ry'Imana. Sibyo byonyine, twiratana ndetse n'ibitotezo, kuko tuzi ko ibitotezo bitera kwihangana, ukwihangana kugatera kudahemuka, ukudahemuka nako kugatera kwizera, ukwizera ntigutamaze, kuko urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yacu na Roho Mutagatifu twahawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani umutwe wa 16 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa bati, ndacyafite byinshi nababwira, ariko ntimwashobora kubyakira. Ariko Roho nyir'ukuri uwo naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, ineza y'umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe, amen. Nkuko mubyumvise muri indamutso, konge turatomboye kuri iki cyumweru, aho twabukereye guhimbaza Ubutatu Butagatifu, la Sainte Trinité. Ngo umunsi umwe ngo biri ku nzira, ngo ikimonyo cyariyemeye cyane, nuko gihamagara umuserebanya kirawubwira kiti, yewe ntegereza gato winsiga ubundi nze nguhobere. Nuko umuserebanya muri kwa gutegereza nyine uhita wasama, nuko cya kimonyo aho gusumira umunwa, niba navugaga gushaka kuwusoma, nuko gihita kigwa muri wa munwa w'umuserebanya. Sinjye wahera, giheramo nyine murabyumva. Muvyeyi kuri ifoto y'ikimonyo kiri guhobera umuserebanya. Ese ye ibumba ryakwiyemera ku mubumbyi ngo warambumbye rimwe gusa, ngaho uzongere wibeshye umbumbe, uzongere wibeshye unkoreho. Akaba musore maze gushyikira amafaranga, nuko akishongora kuri nyina ati, mama ntacyo nguha, niba unabishidikanya cyangwa niba univumbura, nushaka uzansubize mu nda yawe. Ye baba we, bana b'Imana, yaba twazirikanaga ko ducagase, nous avons des limites. Ku bwenge bwacu
bucagase, ko dufite intangiriro ndetse n'iherezo, ko turi n'ibumba yewe nous sommes des créatures devant le créateur, turi imbere y'Imana umuremyi, turi ubusa ntacyo turi cyo. Iyaba twabimenyaga twagaciye bugufi tugapfukama ubundi tugasenga, tukaramya Imana Data umuremyi wacu, tugasenga Imana Mwana, tugashengerera Yezu Kristo waducunguye, tugasenga Imana Roho Mutagatifu udutagatifuza. Amen. Nubwo natangiye nkavuga ku butatu butagatifu, ariko mbere yo gukomeza ndabanza nibutsa abadukurikiye itegeko rya mwarimu wigeze gutwigisha umuntu wese ugiye kuvuga kuri teoloji, by'umwihariko noneho by'akarusho ku butatu butagatifu. Ati reka mbabwire, biragoye ko umuntu yavuga interuro eshatu utarakora ikosa bita herezi, kuko nyine twebwe abantu tuvuga Imana tutayizi neza, ahubwo tugeze gute tuyiziho. Rero umukristo umuvandimwe, iyo uzi ku kintu kukimenyaho ujya kwibeshya biroroshye. Errare humanum est, se tromper est humain. Aha nanjye rugo Nyagasana ngiriye amahirwe yo kuvuga ku butatu butagatifu ntari nabikwiye, ngiye guhangara ibere ritagatifu ndinde. Birumvikana ntago ndizi, ahubwo ndiziho gake cyane nanone, kuko akagatwe kanjye mureba mugani wa Mutagatifu Agusitini katakwigwamo inyanja yose. Iryo bere ritagatifu ryagereranywa n'iyo nyanja ngari simple masumbuko ke je suis, sinajya ngo nihandagaze ntiyemere nka kiriya kimonyo ngo Imana ngo nanjye ngiye kuyihobera. Baba we, ahubwo nareka yukampobera naba ntomboye, ngize amahirwe Imana ikamira nkaba muri yo nkiturira muri yo, naba ntomboye pe. Bakristo bavandimwe rero nimuhumure, twebwe Imana ntabwo itumira nk'uko umusere abanyumira kiriya kimonyo, ahubwo Imana mu gutumira mu gutugira no kudukiza. Akana mpamvu hamwe n'amasomo atagatifu butatu butagatifu tujya kuzirikana ku ngingo iryoshye cyane yitwa umugambi w'Imana no kudukiza twebwe abantu, la pédagogie divine. Uko Imana igenda idukiza buhoro buhoro, iducungura buhoro buhoro, kuva twaza ku isi tukayibaho ndetse tukazayivaho ikazatugeza hehe mu ijuru, bityo tukabana nayo ubuziraherezo, kuko Imana iriho yo ubuziraherezo, atari ukutumira no kutumara nka sekibi. Nuko nanjye uyu munsi mbwira Imana nti Mana reka nze umpobere, kuko niwe ugomba gukuzwa, naho ngiye ngacishwa bugufi kuko ndi muto nyine. Ubwo rero ubutatu butagatifu harimo ijambo gatatu, reka nibyo tujye kuzirikanaho birabe bitatu nabyo. Icya mbere igisobanuro cy'iyobera y'ubutatu butagatifu, icya kabiri ubutatu butagatifu mu buzima bwa buri munsi ku mukristo, icya gatatu imirimo y'ubutatu butagatifu. Bityo nimara kumva izi ngingo neza nkazisobanukirwa, nze nanjye kurushaho kumenya ubutatu butagatifu. Aha rero turaza kubonamo impusane yo gukiza kwari ukwica, birumvikana. Imana yo iradukiza, icyaha no kudukiza, ariko nanone se kibaga kubita agatoki kandi nawe abari gushaka gutwica, ngaba bamwiganye nabo bashaka kwica, bashaka gutoba umugambi w'Imana. Nanjye nze kwibaza uyu munsi, ese ngiye ndigana Imana cyangwa ndigana sekibi? Ibaze nanjye nibaze. Ingingo ya mbere, igisobanuro cy'iyobera ry'ubutatu butagatifu. Iyobera le mystère si ikintu gitumvikana cyangwa kidasobanutse, ahubwo iyobera n'icyubwenge bwacu bushobora gucyumvaho, kumenyaho, ariko budashobora kugisobanukirwa uko cyakabaye cyose ngo bugikonoze bukimaramaze. Mbese nk'uko twagiye tunabivuga haruguru, ni nka ya nyanja umuntu yajya kuvomamo amazi, birumvikana avoma yakeneye, avoma yashoboye, yandashoboye gutwara bitewe na cya kivomesho yazanye, kuko anavomera mu kivomesho gitobotse. Ariko nakubwiza ukuri, ntiyakamya nyanja, ntiyakamya cya kivu. Uko cya kimonyo kitashobora guhobera umuserebanya, ni nako nyine nanjye n'akagatwe kanjye ntashobora gukamya inyanja n'akajerekani simple. Ni nako Imana kubera ubwenge bwanjye bucagase ntayumva uko yakabaye, kuko iranduta ni ntagereranywa, kuko indenzi. Binsaba rero guca bugufi, ngemera me limite intege nke zanjye, ko mfite intangiriro ndetse n'iherezo, ko ndi ikiremwa imbere y'Imana ishobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, Imana ihoraho mu gihe njye nzapfa. Rero bakristo bavandimwe, ubutatu butagatifu la Sainte Trinité ni ijambo nubwo ritari muri Bibiliya uku nguku rimeze uku nguku, ariko abapersona batatu bose bari muri Bibiliya kandi bafite n'amazina yabo: Imana Data, Imana Mwana ndetse n'Imana Roho Mutagatifu. Iri jambo la Sainte Trinité, ubutatu butagatifu, ni ijambo ryatangiye kugaragara mu kinyejana cya kabiri kwa Tertullian. Aya rero akaba ari amagambo abiri y'Ikilatini bivuga tri, bisobanura trois, gatatu, ndetse na unitas bigasobanura unité cyangwa ubumwe. Ngubwo ubutatu butagatifu bugize ubumwe. Ubutatu butagatifu la Sainte Trinité ni Imana imwe mu persona batatu, Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hari uwakwibeshya rero
ntabwo rero ari imana eshatu, ahubwo ni imana imwe mu butatu, barangana, basangiye kamere y'ubumana yo kubaho iteka, nubwo batandukanywa n'aya mazina n'imirimo buri mupersona akora, ariko ni bamwe basangiye kubaho iteka, bahujwe n'urukundo. Ngo umuntu umwe umunsi umwe yigeze aza Mutagatifu Agusitini ati ko ntacyo niyumvira cyangwa nibonera mu butatu butagatifu bimeze bite? Agusitini intelligent qu'il était, ngo aramusubiza ati ubona ubutatu butagatifu ryari? Kurikira ako kantu mubyeyi, ubona ubutatu butagatifu igihe ubona urukundo, byumvikane n'igihe urufite. Amen amen. Rero bakristo bavandimwe, kubona Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ugomba gushaka ahantu wabanza kubona urukundo. Mbere ya byose, urukundo nirwo rutuma ubutatu butagatifu bugaragara. Nawe mu kujya kubushakashaka biragusaba kuba ufite nyine urukundo, nk'itoroshi nyine, urumuri rw'urukundo. Agusitini Mutagatifu rero akerekana ubutatu butagatifu mu rukundo muri iki kigereranyo, aho Data ari we ukunda, l'amant, Mwana agakundwa, l'aimer, naho Roho Mutagatifu ni urukundo ubwe, l'amour. Bose rero uko ari batatu bahujwe n'urukundo, bahuriza hamwe, bakorera hamwe mu mugambi wuhe wo gucungura abantu twebwe, wowe urimo nanjye ndimo, kuko umugambi w'Imana ari ugucungura muntu. C'est pour le salut des hommes. Ingingo ya kabiri, ubutatu butagatifu mu buzima bwa buri munsi. Reka duhere ku byanditswe bitagatifu by'iki cyumweru cy'ubutatu butagatifu, tugane mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Buri munsi babyeyi, Imana iraduhumuriza, Imana iradukiza. Turebe ukuntu ubutatu butagatifu bukoze ndetse n'uko bukora iwacu mu rugo iwacu. Kandi amasomo y'uyu munsi yagarutse ku butatu butagatifu, aho mu isomo rya mbere twumvise ubuhanga bw'Imana, la sagesse de Dieu. Ubuhanga bw'Imana rero ni Yezu Kristo, ari kuvuga ukuntu yahozeho, l'éternité. Ati uhora n'igihe yahereyeho arema, mbanziriza ibindi yahanze byose, nariho mbere yuko arema isi hamwe n'ubutaka n'ibigize byose. Amen. Na Zaburi y'uyu munsi irarata ubuhangange bw'Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, yaremye ibintu ndetse n'abantu. Ati uhoraho umutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Amen amen. Naho Pawulo Mutagatifu mu isomo rya kabiri ntiyahwemye no kwibutsa Abanyaroma, aribo twebwe nanone muri iki gihe, tombora bagize ko bafite amahoro ku Mana muri Yezu Kristo, ubwo yagize ati kuko urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yacu na Roho Mutagatifu twahawe. Amen amen. Ça c'est la formule de la Sainte Trinité. Na Yezu nawe mbere yo gusubira mu ijuru ntabwo yasize atyo intumwa ze, car l'autorité n'est jamais absente. Or l'autorité par excellence c'est Dieu. Dieu saint et trine, car Dieu est saint. Aha, uko rero niko Imana itabura mu buzima bwacu. Uko niko Imana umutegetsi w'ikirenga, umuyobozi w'ikirenga adashobora kubura. Imana ntishobora gusinzira, ntishobora gukerererwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko iramutse ibikoze gutyo twapfa twashira. Nuko Yezu akadusigira Roho Mutagatifu, wa mupersona wa gatatu. Ariko n'ubu bose ari batatu bari gukorana, la coopération, ngo dukire. Ubwo Yezu yagize ati ibyo Data atunze byose ni ibyanjye, nicyo kinteye kuvuga ngo Roho Mutagatifu azafata ku byanjye maze akabamenyesha. Amen. Gutya aho hose muri ibi byanditswe bitagatifu tumaze kuzirikana harimo ubutatu butagatifu buduherekeza mu buzima bwacu bwa buri munsi, dans notre vie courante, la coopération de la Sainte Trinité pour notre salut. Nk'uko ubutatu butagatifu ari urukundo, burya n'ubuzima bw'umukristo wese bwakagombye kugengwa n'ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu duhura kenshi mu masengesho ya buri munsi cyangwa mu buzima bwa buri munsi, aho duhurira nabwo iyo dukora ikimenyetso cy'umusaraba. Ikimenyetso cy'umusaraba nk'urufunguzo rw'isengesho rya buri mukristo mu gutanya ndetse no gusoza. Ahandi duhura n'ubutatu butagatifu iyo umusaserdoti atanga umugisha, abikora mu izina ry'ubutatu butagatifu. Ndetse n'ahandi mu isengesho ry'aho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, la doxologie, ndetse no masakramento, mu kubatizwa, byose ni mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ndetse by'umwihariko babyeyi buri munsi, indamukanyo ya misa, ineza y'umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu nibihorane namwe nk'uko twanabitangije haruguru. Ndetse no kubatemera hari ubugira utya ukabona koze ikimenyetso cy'umusaraba, nk'umukinnyi mu kibuga cy'umupira ugiye gutera nka penalty ukabona koze ikimenyetso cy'umusaraba. Aha, peut-être nubwo yaba atabyemera, ariko
icyo kintu akoze ubwacyo kivuze byinshi. Umuhanga ati créer c'est sauver, kurema no gucungura. Amen. Ingingo ya gatatu, imirimo y'ubutatu butagatifu. Bakristo bavandimwe, umugambi wo gucungura abantu uraremereye cyane, bisaba nyine gukora bagakorana. Ubutatu butagatifu ni Imana imwe mu batatu ihurira mu gikorwa cyo gucungura muntu mu mirimo itatu y'ingenzi ikubiye mu nshinga eshatu bahuriza hamwe muri bwa bumwe bafitanye bose bagafatikanya, la coopération. Inshinga ya mbere batondagura ni ukurema, iya kabiri gucungura, iya gatatu gutagatifuza. Ubwa mbere Imana Data ariwe soko y'ibyiza byose bibaho n'umuremyi w'abantu. Naho Imana Mwana ku bwa kabiri ni umuhuza w'Imana na Data. Naho ku bwa kabiri Imana Mwana Yezu Kristo ni umuhuza w'Imana Data ndetse n'abantu, n'umucunguzi w'abantu. Ubwa gatatu Imana Roho Mutagatifu ni ububasha bw'Imana Data, ni urukundo ruhuza Data na Mwana, ni utagatifuza abantu wowe nanjye turimo. Natwe abantu rero duhamagare gushyira hamwe twakira umukiro w'Imana, kuko uyu murimo wo gucungura abantu wageze ku mutsindo sare yisite, kuko buri mu persona arawitangira uko ashoboye kose, nta shyari bagira kuko barafatikanya. Ntawe urakarira undi ngo undi yandushije we, ntawe usigana ngo abe yasiga undi cyangwa ngo jore ibikorwa by'undi. Ngatwe abantu tubona umuvandimwe ubonye ka promotion ati arangiranye we, aransize we. Apana, mu butatu butagatifu nta shyari ribamo. Ari nayo mvugo igira iti imiti ikora ikoranye. Rero n'ubutatu butagatifu bukora bukorana, bukoranye kandi kugira ngo tugire gute babyeyi, kugira ngo dukire. Twebwe rero abantu kubera rya shyari ryacu zamunyangire sinakubeshya, kubera ko kwihugiraho akenshi turashwana mu mirimo dufite, aho kuba complementarité ikaba concurrence, ahari kujya ubwuzuzanye bikaba gatanya gushyamirana. Twebwe ubwacu ntidukorane bikarangira aho ndi twagombaga gukiza. Sinero mvuga ko tumwishe, reka mvuge ko apfuye. Kubera iki? Gutumvikana, wamwiryane, kudakorana. Pas de collaboration vraiment. Ubwo se tuba turi kwigana Imana umubyeyi wacu, la Sainte Trinité. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu ivuriro rimwe dans l'hôpital, ngo hari habuze abaganga ngo kubera ko batahembaga neza. Nuko bamwe batangira kwigendera. Babonye bikomeye bakora recrutement, batanga amatangazo hirya no hino kugira ngo nyine bazanemo abandi baganga bashya. Ubwo ndakubwiza ukuri ngo hari abari bafite diplome muri veterinaria, ubwo muri ako kanya bahita bihutira kujya guhinduza muri ya mashuri yeze iyo hirya kure mu biyaga byacu bigari, ubundi bahita bahabwa dogutora en médecine. Vraiment nyumvira mubyeyi. Nuko veterineri wacu ageze muri ibyo bitaro na ya dogutora ye, docteur en médecine, atangira kuvura shishikaye. Aho nyine muri ibyo bitaro haza kuza umurwayi urembye ugeze kuri burembe pe, maze umurwaza aza kureba wa veterineri nako wa mudoguteri wacu en médecine ngo azatabare wa murwayi. Wa murwaza hageze akomanze asanga veterineri wacu ana wa muganga ari kuri telefone, ari kuyivugiraho. Telefone babyeyi zica akazi, zica imirimo. Ngo kubera ko ngo hari amatungo yari yaraherewe ikiraka cyangwa amafaranga yagombaga kuvura, none bakaba bari baramubuze, akaba nyine ari kugenda biregera hafi aho ngaho. Umurwaza ahita ararakara, impamvu ahuruje uwo muganga ndahita atabara. Nuko wa murwaza aragenda atangira guhamagara hirya no hino kuri telefone, ya telefone n'ubundi arahamagara, ashobora kuba ahereye kuri minisitiri w'ubuzima wo muri ako karere. Nuko nagumiye kuri telefone ahamagara, birashoboka ko muganga yaba yaramwumvise ntawamenya ko bari kumurega ibukuru. Nuko n'igitaraganya ahita arekura telefone, afata imiti umurwayi yagombaga gufata mu minsi 10, comprimé de 10 jours. Nuko arayizana ayitereka mu cyumba cy'umurwayi ngo asubireyo handi yahoze abanza akemure cya kibazo kuri telefone cyaya matungo n'aya mafaranga bamuhaye. Nuko muri ako kanya umurwaza birashoboka ko nawe yamurabuswe, nuko nawe ahita aba kuri ya telefone, arinjira muri cya cyumba cy'umurwayi asanga ya miti iteretsaho. Ngaho tekereza uko byagenze nawe. Nuko wa murwaza ntawe abajije, ngaho fori cyakurikiyeho niba yarasubiye kuri muganga ngo mubaze uko ari buhe umurwayi iyo miti, wenda wasanga yabuze umwanya. Nuko byari byo ko nyakibatarara bushyitsi akumujinya kamuzamukamo n'igitaraganya. Nuko wa murwaza ahita afata ya miti n'igitaraganya yose icyarimwe, yandi yarigene ko umurwayi azayinywa mu minsi 10, ahita yiha wa murwayi ku munota umwe gusa, nta nubwo yavuze n'umunsi cyangwa na kangahe. Nawe noneho fata kanyu ugereranye iminsi 10 uyijyanye n'umunota umwe,
umva ukuntu bigiye kuryana. Iyo ntera iri hagati aho ngaho mwagize ngo nongere mbabwire uburyo uyu murwayi no kwiyatsamura ubanza bitarongeye pe, cyangwa mbabwire uko nta rindi jambo yongeye kuvuga muri ako kanya. Nuko muri ako kanya ubuzima burangirira aho ngaho. Mbega inkuru ibabaje babyeyi, mbega uburangare buraha, mbega abantu bari busy aha ngaha. Izi ni za business koko, business imbere y'umurwayi. Babyeyi traiter un malade comme des animaux vraiment. Nuko veterineri nako muganga taza kundakarira ahindukiye avuye kuri ya telefone gupanga ya mishinga ye za business ze, bya bintu byo kuba busy, ngo aje guha umurwayi imiti. Nyumvira mubyeyi, nuko ayikojeje nyine asanga shwe wa murwayi yitahiye kera. Yewe niba mubaga ubundi akabanza akamukurayo mu ya miti ko yari yarize kubaga amatungo no kuyabyaza neza zanka, wasanga n'umuntu se yabishobora. Ntibyoroshye mwa babyeyi mwe. Ikibazo kikagera kiti muri biko ari bitatu. Ikibazo kikagera kiti muganga, umurwaza ndetse n'imiti, ninde wishe uyu murwayi? Wasanga kandi ari coopération dans le mal. Ese ni muganga, ni umurwaza, ni iyi miti imwishe? Ese directeur we w'ibi bitaro wakira ibyangombwa falsifié ntanagenzure imikorere y'abaganga be, la supervision, iki cyawe ntabwo kimureba? La coopération dans le mal vraiment. Ese ministre w'ubuzima azakorera iki uyu muganga? Azakorera iki ibi bitaro? Wese bazamukorera iki hanyuma? Ko asanga no kwegura atakwegura gusa ko byanamugora. Mubyeyi nguri ifoto ya veterineri uvura amatungo, nuko yumvise aho rufaranga rutubutse n'akazi gashyushye gaherereye, nuko agatorwa yari yambaye ngo ako kanya basimbukiye mu baganga avura abantu. Ese azabavura abakire cyangwa azabavura ku rwego rw'inyamaswa, amatungo yamenyereye kubaga, cyangwa azashaka kubabaga nk'uko yahoraga baga amatungo? Ubundi bagire gute babyeyi bapfe kubona umuntu apfa nk'itungo koko kubera uburangare? Birababaje babyeyi. Nguko kwivanga mu mirimo y'abandi bikaza kurangira ntacyo nkijije, ntacyo ndamiye, ahubwo byose mbizambije kubera kwiyemera, kwirata, kuba nyamwigendaho, gukora business mu mirimo y'abandi yagakijije abandi, kwihugiraho. Nishe byinshi bikarangira nishe n'abantu benshi. Kandi babyeyi ba Kristo, umugambi w'Imana no gukiza abantu, kuzabageza hehe? Mu bwami bw'ijuru. Muyobozi, mutegetsi, nyakubahwa. Abantu barapfa uri kurebera, ngo warize, ngo waraminuje, ngo ntawagukoraho, ngo ufite ibyangombwa, ufite impamyabushobozi, ufite za diplome z'ibirenga, ngo ntawagukoraho. None se uko wikozeho ngo harya urica ugakiza? None se ngaho mbwira uzategeka imirambo ko abantu utabarengeye nyine? Ngaho abandi bategekera kumva z'abandi bazihagazeho. Birababaje. Ibi ni ibikorwa bya sekibi nyine. Haruguru twigeze tuvuga ko ubumenyi bwacu bucagase ku Mana ari na buke yewe avec des limites. Ni nayo mpamvu cyane mu gushaka kumva Imana dukoresha n'ibigereranyo kugira ngo tuyimenyeho. Bakristo bavandimwe, muri ibi bigereranyo nyine, ibi bitaro ariyo si dutuyeho, aho Ubutatu Butagatifu bufatikanya coopération dans le salut mu gukiza abantu. Imana Data twageranya na muganga mwiza uvura agakiza abarwayi akabitangira, atajya kuri telefone ngo yihugireho. Aho umurwaza twamujyanye na Roho Mutagatifu wawundi ubwiriza umurwayi uko agomba kumererwa, akamutera imbaraga, akamubwiriza uko afata imiti, akajya guhwitura, akamwitaho, akita no ku murwayi. Ngaho umurimo nyine wo gutagatifuza. Ndetse ku bwa gatatu n'umuti tukaba twawugeranya na Yesu umucunguzi, aho wa muti watanzwe neza na muganga n'umurwaza bafatikanyije. Uwo muti uvura umurwayi agashisha yumva, agakira. Ngayo amasakramento byamenyetso bitagatifu Kristo akoresha ngo dutagatifuze muri kiliziya ye, akadukiza kuri roho no ku mubiri wa muti w'amasakramento. Naho au contraire twebwe abantu bamwe na bamwe b'abacancuro, mu gihe Ubutatu Butagatifu buri gukorana coopération mu gukora umuti ngo dukire, twebwe abantu kubera umwiryane za munyangire, bamwe tukayoboka shitani, ibikorwa bya shitani byo kwica abandi, ubwo tugashwana. Sinakubwira nk'uko uriya muganga yashwanye n'umurwaza, aho urwango rwaje babyeyi urwango, uburakari aho bwiganje. Ubwo ni uburozi bubi, ni uburozi buza kwica wa murwayi, wa muntu duhetse. Nguko gupfa kuri roho kubera ibikorwa bibi byawe cyangwa byanjye, tukaba twakwica umuvandimwe wacu. Yabibabaje kwa kundi gutumvikana iwacu, désordre. Kuko ababyeyi ba Kristo, ahari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Amen. Mwese mugire icyumweru cyiza. Nuko mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.
Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.